bwa bwemarare kwa kwigira ikigirwamana yumvaga ibihugu byose bigomba kujya hasi bakamusenga. Ariko munsi nabwo ndagaruka cyane ku ngaruka. Mu kuzirikana aya masomo uyu munsi kuri wa gatandatu turafashwa ni iki gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 5, ndetse n'ivanjiri y'umunsi ya Matayo, umutwe wa 12 umurongo wa 14 kugera ku wa 21. Ndagira ngo duhere kuri ivanjiri. Ejo twumvaga uburyo abigishwa ba YEZU bamamfuje ingano, ashaka kutwereka isabato n'iki. Uyu munsi rero uko yakomeje abafarizayi, ivanjiri umunsi irakomeza kuyeje aho twari tugereje, ngo basohotse bajya inama y'ukuntu bazicisha YEZU. Turahuza aya masomo uyu munsi n'inyigisho yacu y'icyumweru tumaze iminsi turebera hamwe. Ya personality bwaba umuntu buragarutse. Burya ngo ahari abantu ntibura uruntu, ariko kimwe mu kibitera nuko aho gushira mu gaciro abantu batangira kureba inyungu zabo. Babandi twabonye rero bashaka kwibona nk'ibihangange. Abafarizayi bari abantu bumvaga ko bageze ku Mana, ndetse bakumva ko banabishimirwa kubera ko amategeko babaga bayazi mu mutwe yose. Ari nacyo bakunda gupfa neza babwira ati ntabwo amategeko y'Imana ikigamirwa no kuyafata mu mutwe yose, kuko akubiye muri rimwe gusa ryitwa urukundo. Hano ngo biyita ko barokowe farisayo, no kuvuga uwashizwe ku ruhande, ariko ngo batangiye gupanga uburyo bazicisha YEZU. Kandi ngo YEZU akibimenya ava aho hantu, ariko ngo abantu benshi baramukurikira akagenda bakiza. Burya ngo impamvu ingano ruro ntabwo ninjiye cyane mu mateka ngo murebe wa muntu ukuntu agaruka arwana n'ubuhangange agira ate. Uyu munsi aho nshaka gutinda umunsi mu gufata umwanzuro w'icyumweru cyose tumaze tuzirikana kuri iri jambo ry'Imana, kwa kundi abantu bashaka kwibona nk'ibihangange, bashaka ubwamamare, bashaka kugira ngo bababone, bazabasingiza, bazavuga ngo uyu muntu yari igihangange. Nyamara ntabwo Imana yo ariko itubona. Imana ishaka kugira ngo tumenye ko ubuzima bwacu buciye bugufi, twibone nk'abantu baciye bugufi imbere y'Imana. Gukuzwa ni iby'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, naho umuntu n'umugaragu, umuntu ajye aca bugufi. Noneho rero uyu munsi turi buze gutinda cyane ku ngaruka bitera. Deja ingaruka ya mbere ni ingi yo gushaka kwica, ngo bashaka kwica YEZU. Ingaruka ya mbere ni amakimbirane. Ni ukuvuga ngo kwa gushaka kwibona nk'icyamamare buri gihe bibyara iki nyine ni amakimbirane. Murebe abantu bapingana ubwamamare n'iki. Ari naho umuhanuzi Izaya yahereye atuburira. Muribuka ko tugitangira twahereye mu gitabo cya Izaya tubwira ukuntu akazi yahuye n'akaga. Mwibuke ko muri igitabo cy'umuhanuzi Izayi hari igihugu cya Efurayimu, ni ukuvuga ni Samariya, yayoborwaga n'umwami witwa Peka, ndetse n'umwami witwa Garasoni wayoboraga igihugu cya Damasi. Noneho Yuda nk'umuryango w'Imana bakabona mu bijyanye n'ibigirwamana n'ibiki byose ntabwo bari gufata politiki imwe, reka tubyite gutyo. Ntabwo bafite politiki imwe. Ibihugu ko ari bibiri, cya Rasoni n'icya Peka, bashaka gupfunyanga gutera igihugu cya Yuda cyayoborwaga na Akazi. Noneho Akazi arabireba
abona ko nta kundi arabigenza, yitabaza igihugu cya Ashuru cyayoborwaga n'uyu mugabo witwaga Farazari. Noneho rero umuhanuzi akamubwira ati umva Akazi, wikwiba ujya gushaka imbaraga mu bapagani, mu bigirwamana byabo n'iki, kuko nta nyungu uzakuramo. Burya abantu biruka kuri byinshi, ariko iyo utangiye kwiruka kuri Sekibi se hari ikizi twifuriza, ni ikibi n'ubundi. Ariko Akazi ararenga, yitabaza Ashuru ngo imufashe, ni ukuvuga uyu mugabo witwa Farazari ngo amufashe. Koko yaramufashije, ariko bimuviramo amaze kumurwanyiriza abanzi Damasi na Samariya, arakomeza n'ubundi na wa wundi bamwitabaje aramupfunyanga. Bikomeza kuba ikibazo gikomeye. Cyakora Nyagasani aratabara, umuhanuzi abwira umuryango w'Imana bakomeza gutakamba, nuko ariko Ashuri izakomeza ishire, itsikamire igihugu cya Yuda, ku buryo n'imisoro n'iki byose bajyanaga muri Ashuru, abaturage ba Yuda, kugeza ubwo igihe bayoborwaga n'umugabo witwa Senakeribu. Umuryango w'Imana uzagenda wigobotora buhoro buhoro, ariko akaga Akazi yawuzaniye wo kubagira nk'abakoroni ba Ashuru bizakomeza. Uyu umwami wa Ashuru rero bwa bwemarare kwa kwigira ikigirwamana, yumvaga ibihugu byose bigomba kujya hasi bakamusenga. Ariko munsi nabwo ndagaruka cyane ku ngaruka. Ikintu uzabona cyane, ibihugu byinshi bipfa, uzasanga ibihugu biri kurwanira ubuhangange. Aho kurwanira ko iwabo hari amahoro, ahubwo bazarwanira ubuhangange. Nitwe ko ndi igihugu gikomeye. Ni amateka yacu maremare kuva ku Banyaroma ba kera, ugakomeza na n'ubu Amerika, ugakomeza Uburusiya, ugakomeza nk'ubu hari intambara ubona hagati y'Uburusiya, Ubushinwa, Amerika, bashaka kwibona nk'ibihangange. Ibyo by'ibihugu n'ibihugu, n'abantu muri kamere uzasanga naho dutuye ku midugudu, naho turi mu kazi, uzasanga abantu bashaka kwibona nk'ibihangange. Iyo ni kamere iri mu bantu. Ariko uwakiriye ubukristo, nk'uko twabibonaga za mbuto Kristo abiba, uwayakiye ntabwo kimushishikaje ari ubuhangange, ahubwo kimushishikaje ni gute nazana amahoro ahondi, kurusha uko navuga ngo ni gute bansenga, ni gute banyemera. Ingaruka imwe ya mbere ni uguteza umutekano muke aho uri, ku bantu bafite iyo kamere, ku gihugu gifite iyo kamere. Kandi buri gihugu kugira ngo kirangwa n'abaturage bagituye. Ingaruka ya kabiri ni ugusesagura. Hari uwajyaga avuga ati ubu ngubu ibihugu byinshi amafaranga bishyira mu gushaka ibitwaro, uwayishyira mu iterambere ry'abaturage, mu mashuri n'iki, wabona sosiyete ihinduye isura. Ikibazo atari wese wamugani, abantu bafata ibifaranga bakajya kugura intwaro zo kurwana n'ibiki byose kubera iki, ibyo ukabyibazaho bikagushobera. Ariko isi dutuye niyo ngiyo. Ingaruka ya gatatu ni ukurangwa n'amarangamutima. Kurangwa n'amarangamutima ashingiye ku bwikunde cyangwa se ku byo akunda, aho gushingira ku kuri. Ni ukuvuga ngo uje wese avuga ati iki gihugu ni cyiza, iki gihugu cyangwa se uyu muntu ni mwiza n'iki byose, uwo ngo wamumarira utwaye kuko yagusingije, yashize mu nkokora bwa yakomye aho ushaka, ro wamumarira utwawe twose. Ingaruka ya kane ni uko kenshi iyo byanze cyane ubibona nko muri rwa rubyiruko rwacu, ariko no mu bakuru usanga baherezamo mu biyobyabwenge. Kuvuga ngo noneho wa munezero
niba nkubuze mu bantu ngo bansingize bageraho tugasanga umuntu yibera mu biyobyabwenge mu mayoga mu biki byose kuko agomba guhora yishimye ntago ajya atorera intsinzwi reka da agomba guhora yishimye. Ingaruka ya nyuma rero nuko akenshi n'ubyo wanze burundu no kwiyahura yakwiyahura umuhungu kwiyahura yakwiyahura. Mwumvaga kera abantu bagiraga gutya akaba yanakoreka n'abandi bakitwikira mu nzu cyangwa iki ariko atagezweho n'intsinzwi. Donc uzasanga intimba ikabije niba atabonye ibyo bisingizo n'iki n'ubwo bwemera niba azagira intimba ikabije. Ibi byose tukayibona ari ukugira ngo tuvuge ngo Nyagasani umpe kwicisha bugufi imbere yawe, kandi ari no kugira n'ubundi twigisha abantu kwakira za mbuto, twigisha abantu mu butumwa dukora muri yamamazabutumwa muri kwakira imbuto Yezu Kristo abiba. Ntabwo umuntu aberwaho nuko bamusingije n'ubwo bamugize igihangange, ahubwo umuntu aberwaho nuko yamenye urukundo icyo ari cyo akarwamamaza, bityo sosiyete zacu bityo aho tuba, bityo mu ngo zacu, bityo mu makominote runaka ugasanga koko hari urukundo. Imana yidukomeza kandi dufashe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ubuzima muri Yezu Kristo, ugiye kuri YouTube ukandikamo ubuzima muri Yezu Kristo haza inyigisho nyinshi zirimo. Icyo twifuza ni uko hajya hacaho inyigisho, ufite inyigisho wese tumaze gusuzuma ko ari inyigisho yakubaka abantu tukayishyiraho, n'ufite ikibazo akaba yakibaza. Burya hari ibibazo bifasha n'abantu, ibyo bibazo nabyo tukabishyiraho. Ufite ubuhamya tukabushyiraho, ufite indirimbo nziza cyangwa se umuhanzi, iyi cano ibereho kugira ngo abakristo bayibonemo. Mu minsi iri imbere tuzashaka n'uburyo bwo kwigisha Bibiliya, niyo wenda mu cyumweru kimwe hacaho inyigisho imwe, mu kindi cyumweru hakacaho indi nyigisho, buhoro buhoro Bibiliya tuzagenda tuyiga kandi tuzayirangiza. Nkaba nshimiye rero abakristo bose bumva badutera ingabo mu bitugu, badufasha, baba urubyiruko baba abakuze, mwese tubahaye ikaze, tuganire dufatanyirize hamwe kubaka ingoma y'Imana. Buriya hari igihe ntekereza n'iyi cano ubuzima iyo tubujyanye muri Yesu buroroha kandi bukaryoha. Niyo mpamvu nahise ubuzima muri Yesu Kristo, kugira ngo umuntu niba ari umukristo yumve ko hari difference, hari aho yagombye gutandukanira n'umuntu. Bakristo bavandimwe, mwibuke ko twese duhamagariwe iyogezabutumwa. Oherereza cyangwa unyoherereze ubutumwa cyangwa se indirimbo n'ubuhamya byubaka abantu, kugira ngo abantu bere kuguma kuyobagurika. Bibutse gukora subscribe ndetse no gukanda iriya nzogera kugira ngo uko hageze inyigisho kuri iyi cano ubuzima muri Yezu Kristo babimenye. Wifuza isengesho cyangwa ufite ikindi kibazo wahamagara iyi nomero 0783 30 18 40. Imana ibahe umugisha.